Ndabasuje kandi ndabifuriza ibihe byiza. Ndabashimira mwese mukurikira ibiganiro tunyuza ku rubuga Iyungure, kandi bashimira ko mukomeje kuduha comment, ko mukomeje kutubwira uburyo bino biganiro bigenda bibafasha, ndetse mugashyiramo comment zigenda zitwungura ibitekerezo kandi zikungura n'abadukurikira ibitekerezo bitandukanye. No kungurana no kwiyungura nicyo uru rubuga rugamije. Ndizera rero ko aho muri mwese mumeze neza, mwese n'imiryango yanyu, kandi ibiganiro dukomeje gusangira bigenda bibafasha mu buryo bumwe cyangwa mu bundi. Ndabashimira mwese mwakoze subscribe kuri uru rubuga, ndetse n'abatarakora subscribe ndabasaba kugira ngo ntuve kuri uru rubuga udakoze subscribe, kugira ngo ujye ubona ibiganiro byose twabateguriye. Kandi ibyo ngibyo iyo umuntu agenda akora subscribe bidutera imbaraga, tukabona yuko ibyo turimo gukora bifite umumaro kandi birimo kugira abantu bamwe na bamwe bifasha. Ndizera rero yuko n'iki ngiki tugiye kuganira kiri buze kudufasha. Uyu munsi rero turaganira iki? Uyu munsi turaganira ibintu bitanu byagufasha kugera ku ntego zawe za 25. Ese urifuza kugera ku zihe ntego? Ese wihaye intego zihe muri uyu mwaka zo kugeraho? Niba rero uzifite, hari ikiganiro twaganiriye kivuga ibintu 8 bitagomba kubura mu ntego zawe, ariko noneho iki kiganiro kigiye kudufasha kugira ngo tubashe noneho kuzigeraho izo ntego twihaye. Ufite intego, nawe ufite intego, noneho izi ntego twihaye nizi, kuko ntabwo ushobora gutangira umwaka ngo uvuge ngo nta ntego ufite. Oya, ushobora no gufite intego yo kwiga, abanyeshuri barimo kwiga muri university runaka, abantu barimo kwiga ubumenyi butandukanye. Ushobora kuba ufite intego mu kazi kawe, kuva ku mwanya umwe ujya ku wundi. Ushobora kuba ufite intego zitandukanye. Ubuzima bugizwe n'intego, ubuzima bufite intego. Ubuzima rero bugizwe n'intego mu buryo bumwe cyangwa mu bundi. Wisuzume neza, nawe urasanga ufite intego runaka. Niba ufite intego runaka rero ndagufasha kugira ngo ubashe kuzigeraho. Ibiganiro ntangahangaha ni ibiganiro bitandukanye, ni by'ubuzima nabayeho, n'ubuzima, ibitabo bitandukanye ngiye nasoma. Hari ibitabo nababwiye muri ibi biganiro, abarimo kubikurikira ibitabo ngiye nasoma. Ibyo ngibyo byose n'ubunararibonye bw'abantu, n'uburyo abantu bakoze intego bikabavana ku rwego rumwe bikabageza ku rundi rwego. Niyo mpamvu iki rero nifuje kubibasangiza kugira ngo twese tubashe kubirebera hamwe. Nawe niba hari ibyagufashije, ntuve kuri urubuga udashyizeho comment, kugira ngo twese tubashe kwiyungura hamwe. Ndatangira mvuga yuko hari citation ivuga ngo intego idafite plani ibimeze nk'icyifuzo. Ni ukuvuga ngo ukagira intego idafite plani ibimeze nk'icyifuzo. Ndifuza kuba naba nka doctor, ariko ufite se plani y'uburyo wamuba, aba ari icyifuzo. Ariko iyo noneho ari inzozi zawe, ushyiramo gahunda y'uburyo noneho waba uwo doctor wifuza kuba we. Nihuse rero reka ndebe noneho turebere hamwe ibintu bitanu byadufasha kugira ngo tugere ku ntego. Ibintu bitanu, icyambere nuko ugomba kuba uzifite zanditse. Ibi ndabigarukaho cyane, nzabigarukaho igihe cyose. Ugomba kuba ubifite byanditse, kubera yuko ubwonko bwacu buribagirwa. Niba ubwonko bwacu bwibagirwa rero, ni ukuvuga ngo ibintu watekerezaga wumva uzaba byo nko muri ukiri umwana, ni bike cyane usigarana. Ariko iyo byanditse uba uvuga uti, umva mu myaka 10 navuze yuko ngomba kuba iki n'iki n'iki. Ukagenda ubikurikirana, ukagenda ukaba cyo. Ugomba kuba ufite intego zanditse ku rupapuro, hanyuma ukagenda ureba buri kimwe ko wabashije kukigeraho. Mwibuke yuko turimo kureba ibintu bitanu byadufasha kugera ku ntego zacu muri 2025. Intego zawe urazifite zanditse. Intego imwe, ya kabiri, ya gatatu urazifite zanditse. Ugomba kuba uzifite zanditse ahantu. Ikindi cya kabiri, ugomba gukora isuzuma. Niba ari buri munsi ukareba ni iki wakoze kirimo kukwerekeza kugera ku ntego yawe. Ukareba buri kwezi kwa mbere kwararangiye, kwa kabiri kwararangiye, kwa gatatu kwararangiye. Niba ntacyo urakora kizakugeza ku ntego yawe, urimo gukererwa.
ugomba gukora isuzuma rigenda rikwereka buri munsi, buri kwezi, buri mezi 3, kandi ukagenda ureba ikigero ugezeho uko kingana. Ibyo ni ibintu ni icya kabiri kizatuma ubasha kugera ku ntego zawe. Ikindi cya gatatu ni ukuvuga ngo ugomba, ubwo twakoraga gukurikirana, ugomba gukora noneho evaluation. Ukareba ukavuga uti jewe navuze yuko nzajya nkora siporo, ngomba gukoresha izo ngero nyinshi kubera yuko biri mu bintu tuvuga ariko ntitubikora. Kwezi kwa mbere kukarangira tuzakora siporo ntituyikore, kwa kabiri kukarangira ariko ugasanga ntabwo tubikoze. Ugomba gukora evaluation ukavuga uti ahangaha ndashishaho umurongo w'umutuku, ntabwo nabikoze, aha ntabwo nabikoze, ariko kwa kabiri ukamenya yuko ugomba kubikora. Nuvuga ngo birarangira amezi 6 akaturangirana. Njya numva isezerano ry'umunsi bakavuga ngo uyu munsi tugeze ku munsi wa 90 w'ijana, kandi nkatekereza yuko umwaka ugira iminsi 365 cyangwa ni 6. Ukibaza ngo iminsi ijana irarangiye, iminsi irihuta cyane. Niyo mpamvu tugomba kugenda natwe dukora evaluation umunsi ku munsi, tukagenda tubireba niba izo ntego zacu koko turimo kuzigeraho, kugira ngo ejo bundi amezi 6 aticokamo ugasanga nta kintu na kimwe wakoze. Icya kane nuko niba ubona ko hari ahantu urimo kugenda udindira utagera ku ntego zawe, reba ikindi kintu wakora. No kuvuga ngo hari igihe uvuga uti wenda nzakora ikisi, ariko noneho ukagira inzitizi. Wagira inzitizi, ntago inzitizi zikubuza, uravuga uti noneho reka mpindure. No kuvuga iki, nakoresheje urugero hano, ndavuga ngo ku ntego zawe, niba ushaka kujya mu karere ka Huye, no urugero, ugasanga umuhanda ufunze, none se uzakata uvuge ngo ndakase ngo birarangiye Huye ntabwo ngiyeyo. Huye ca inzira z'icyaro ariko uzagere Huye. Wikumva ko aho ngaho hafunze ariho ugarukira, no way, shaka izindi nzira zikugeza ku ntego zawe, ariko izindi nzira nzima, izindi nzira nziza zibasha kukugeza ku ntego zawe, ariko ugere ku ntego yawe. Wicika intege mu nzira, ubashe kugera ku ntego yawe. Ikindi cya gatanu kizadufasha kugera ku ntego zacu ni ukugira ngo tugende twishimira intera nkeya twakoze, tukishimira intambwe nto twateye, kubera yuko usanga rimwe na rimwe twifuza ibintu byinshi cyane. Noneho twakwifuza ibintu byinshi cyane bikageraho bikaturusha imbaraga, byaturusha imbaraga nawe yandi byiza twakoze ugasanga ntabwo tubyishimiye, na kakandi keza wakoze ntabwo kishimiye. Ni ukuvuga ngo umuntu wakoze wagenze n'amaguru muri siporo akagenda iminota 20, aruta uwasigaye yicaye. Nubwo ari 20 ariko aruta uwasigaye yicaye. Umuntu wavuze ngo wenda nzakora push up 20 akabasha gukora 5, umva araruta wa wundi wishimire nize 5 wabashije gukora, araruta wa wundi wasigaye yicaye utakoze nini. Ukuvuga ngo kugira icyo ukora gito biruta kutagira icyo ukora. This is the right words. Ibyo nibyo nifuzaga kuvuga. Ni ukuvuga ngo kugira icyo ukora gito kiruta utagize icyo akora. Intego rero ni ukuvuga ngo tugomba kugera ku ntego zacu. Ibi ni ibintu 5 nabasangizaga byo byadufasha kugera ku ntego zacu. Rero iyo twifuza kugera ku ntego zacu tuba tugomba kubiharanira, tugashyiramo imbaraga izarizo zose, ukabikora ubikunze cyangwa utabikunze, kuko za ntego wihaye ni ukuvuga ngo ziba ziri mu mutima wawe. Ugomba rero kubikora byanze bikunze, ariko iyo ugenda ubireba nibwo ugenda ubikora umunsi ku munsi. Ni ukuvuga ngo umunsi wacu ubugizwe n'amasaha 28. Mu masaha 28 ngewe mfite 28 nawe ufite 28. Nta muntu twese twavukiye amezi 9. Ni ukuvuga ngo tugomba kugira intego zo kugira ngo tubashe kuva ku rwego rumwe tubashe kugera ku rundi. Rero iyo turimo kuvuga ngo kanaka ngo ibyo arabishoboye ntabwo byamunanira, uwo muntu ameze nkawe. Icyangombwa gusa nuko wenda hari
amahame amwe namwe yashyize mu buzima bwe, ayubakira ku buzima bwe. Ibyo ngibyo bituma abasha kuva ku rwego rumwe agera ku rundi, noneho abasha no kumenya imbaraga yifitemo, imbaraga twifitemo, ubundi tubashe kuzisobanukirwa. Twakora ibintu byinshi birenze, tubashe kuzisobanukirwa, tukanatinyuka, twakora ibintu byinshi birenze. Nzagenda mbagezaho ibiganiro bitandukanye bizadufasha kugera ku ntego zacu, bizadufasha kugira ngo tuve ahantu hamwe tugere ahandi, kuko nicyo Imana yaturemeye. Kubizera Imana nicyo Imana yaturemeye. Rero tubashe guterana imbaraga, tubashe kuvuga ibintu nyabyo, kubera ko rimwe na rimwe hari n'igihe duhura n'ibintu bitari riyo, umuntu akavuga ibintu ariko atabikora, umuntu akavuga ibintu ariko adafite ingiro. Biri mu bintu bimwe na bimwe dushinga uru rubuga Iyungure, twagira ngo tubashe kwerekana mu buzima busanzwe bigenda gute, abantu bavuge inkuru nyazo, umuntu akakubwira aho yavuye n'aho yagiye, akakubwira ibyo yashyize mu buzima bwe bigakunda. Iyo mbabwira ndabikora, kandi bifite icyo bibasha kungeza kugira ubuzima buri organized, kandi ukabasha gukora ibintu byinshi kubera yuko ukoresha igihe neza. Tuzagenda tuganira rero ibiganiro bitandukanye bidufasha kugera ku ntego zacu z'umwaka wa 2025. Tuzatumira abantu benshi batandukanye, ntucikwe n'ibiganiro binyuzwa ku rubuga Iyungure. Byose ubirebe kandi tubishyire mu ngiro. Kubireba gusa ntabwo bihagije, ahubwo tubigire ubuzima, bizadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndabashimiye rero mwese mwakurikiye ibi biganiro, mwakurikiye kino kiganiro kugera ku musozo. Ni iby'agaciro kuri twebwe. Niba hari n'ikindi cyadufasha kugera ku ntego zacu, ugishyire muri komenti, kize kudufasha twese abantu bakurikira uru rubuga Iyungure. Ndabashimiye rero, Imana ibarinde.